Nzaru. Nzaru. None yagiye ko atanyitanga. Bella. Bella. Mabiti. Bite. Genda mu gikoni. Umbwirire Nzarubara. Anzanira icyayi. Ngo ndi? Shayi hute dore ndi gukerererwa. Nzi ko nawe uhari uri kumumbaza umushaka iki. Mva nyine Bella icara n'umubwire mbere yuko ujya guhamagara Nzarubara. Icara nyine. Urashaka kwicara? Shayi icara mwana wawe icara mubwire. Bawinyereza ndi ku kazi. Sibyo icara mubwire ariko. Nawe wabigize birebire. Urumva nyine nakubwiye ko amahoro yagiye mu muhanda. Nawe ni kujya birandera. Sha birakureba. Kubera yuko mama yagiye kuzana nanjye aranzanira imari. Rero yambwiye ko imari yangiye yohereje. Urumva? Rero bamwe niko kubwira ngo mama nawe Nzarubara anzanira icyayi vuba ngende ngiye kureba iyo mari. Aho ugenda umubwira zina none. Sheri. Karamuri. Sha. Nari nkumbuye kongera kwicarana nawe. Nanjye no nezerewe. Ariko nanibagiwe. Mama yampamagaye. Mwavuganye yamwenga guhamagara ku kanya. Turavugana. Shandishi. Ndetse bakuzi. None ndabaza ko ari mu mahanga. Mu minsi mike. Biraba byatuye. Nzajya nkaririmbira. Nzajya nkaririmbira cyane. Reka sibyo tukagaburira sibyo kazakure kazamenya ubwenge kazajya kwiga neza sibyo sibyo shari none se mama wawe ameze gute? Shiri mama ameze neza duherutse kuvugana. Okay cyiza cyane ariko uzanamubwira azadusure. Yego azadusure rwose. Ese maheruka inzira muke. Nzarubara namwirukanye cyara. Ego ko mana ma wabagahe. Jesus. Naramwirukanye ubu ngubu rwose ari bararya ibijumba by'iwawe n'ibinonko byose. Kira kintu ye. Ako ma wabonaga ngiye nashobora kwihanganira uriya muhungu. Ushobora kuba narakwihanganiye muri byinshi no muri byose kuko umwana wanjye urabize mu biroro. Arumva ugatekereza ko buriya ntarindi nkikimara ntabwo ntareba ibyintu ukora ariko kuri iyi nshuro ndagira ngo ubwireka ntabwo byihanganira ubu tuvugana Abikize ubyihanganira mugarure erega nabonaga ubu gasigaye ararwiharibi nakoze iriye kosa kumwirukana ni kosa ngiye rwose naramwirukanye yarandambiye kugeza aho ubu ndi mukozi yumvaga ubundi urumva twamukura he yadusuzuguye ikizi ateka ibiryo biryoshye ateka icyayi kiryoshye amesa imyenda akayitera ipasi neza ibintu byose nari kubyihanganira ariko kumenyera urabyumva ubundi si umukozi utazakumenyera uzamukura he kumenyera kandi we wari waramumaze ubwoba ese ubundi kuki bikubabaje ni umukozi yaraje nk'abandi bose turashaka undi mukozi ahubwo hari n'umuntu wamundangiye reka nze muhamagaye numva undi mukozi yaba ageze reka mubaze aho bwantu yaba ageze kubera ko n'ubundi kubaho tudafite umukozi ntitwabishobora ariko kiriya rwose cyadusuzuguraga pe subizi ahubwo ndabona yananyandikiye yageze ku muhanda mareka njye kumureba rero nawe ibya Nzarubara byawe sigarane nabyo rero ndaze
wimfata wigenza. nawe uri bwamfata so ngaho wow okay nanjye Gerga sheri. Ikoze. ntacyo asha ugira igisambo uri igisambo rwose Ndi kugaburira umwana. cyari ku mwana wanjye mugabira azamenye ubwenge sibyo shaka zaba ari akana keza sibyo Sibyo kandi urakoze. hajya hasigaye igihe kingana iki sheri Nta cyumweru ufite. nta cyumweru wow sheri umva pe nanjye kukuba hafi Kwicara witeguye. okay gusa reka nze hari ahantu ngiye kujya sibyo Yego. sawa reka nze ndebe ko bishoboka Nanjye kasigara ntegura ameza. bite babusha byanze rwose bandangiye ko rwose mukeneye umukozi babusha rwose mumbabarire mundwaneho dore ntawe kuba mfite ntayipfu nta ruguru mundwaneho uzashobora akazi cyane umuntu nk'aho wambaye ibyo bitishimye yewe ni ukunshikiraho nabuze ayo kudodesha okay, nta kibazo wenda we waruta uwo twari dufite ubwira nyine n'ubundi dukeneye umukozi aho rwose murakoze Mana ndagushimye ubu nshuti yabonye akazi keza i Kigali Ngabire yabonye umugabo w'umukire muri make ibibazo nari mfite bigiye kubona igisubizo ubu nta mayinite mfite ariko ngize amahirwe inshuti akampamagara nahita amubwira ko Ngabire yabonye umugabo w'umukire ariko nta na bipe mfitemo simana ubu ndabigenza tutarampamagaye kanze muhe amakuru karame nshuti mwana wanjye uraho neza mwana wa nshuti amakuru uzi ukuntu ngira ngo ukumbuye yewe wesha iminsi myinshi mwana wanjye ndi kuyishobora barayinyigishije narayishoboye ninjye ushatse nimero yawe ndayibona ninjye ukwihamagariye ndi kubimenya none se umeze ute rero ngize amahirwe urampamagara reka nguhe amakuru ma dore wa mukozi nakubwiraga rero nguyu yahageze ubwo kanze uraza kumubwira uko akazi gakorwa ngiye mu kazi kugira ngo ntaza gukererwa iki mujyane ujye kumusobanurira ibimusobanurira njye ntabwo mbirimo ese mwa ko wagira ngo turahanganye Imana mbabarira hari ibintu ndimo hano okay bino hatamuyerekeye abijanye nitwa korode ese n'inzarabara n'isoni amakuru ngiye kuguha rero nshuti Ngabire yabonye umugabo w'umukire nkubwire ngo w'umukire ngiye gusubizwa ndi mu bisubizo gusa yabonye umugabo w'umukire yabonye umugabo yaragutanze none yiboneye umugabo ufite amamodoka ufite ibipangu mwana wa igihe kigeze Imana irasubiza yabonye umugabo w'umukire ahubwo mva nshuti mwana wanjye none ko nzi ko umaze iminsi uri gukorera amafaranga washaka ukuntu uzanyaruka tukajya kureba Ngabire karaba oya
ehe unyaruke ehe uzanyaruke uze tujye kureba Ngabire mwana uze ujye kureba igipangu arimo yabonye umugabo nyine aho yagiye gukora akazi ko mu rugo uwo muhungu wo muri urwo rugo niwe wamukunze niwe wamujyanye oya ni umwana waho n'umwana w'uwo mumama na Ngabire wacu oya ntabwo ari kumubeshya aramujyanye nyirabukwe ahise amuha n'igipangu ahubwo reka no kukumarira amayinite ubwo ndapanga umunsi nzahita nkubipa nkubwire uze dutegure tujye kureba Ngabire mabuja nibyo ibyo wari wambwiye nabyo nari nabikoze kandi ni ukuri n'akazi ndi gutangira kukamenyera gusa nyine hari ibintu bimwe na bimwe bijya bincanga nari nakubwiye ngo uzaze ukansobanuriraho harimo kukiza akambaza nk'ikintu ariko ubona ko biri kugenda ndabona nyine ibintu biri kugenda akazi kugakora neza rwose vraiment uri umukozi mwiza gusa ibintu uzajya uba utumvishe cyangwa se udasobanukiweho nk'umuntu wenda ushaka gutwara igice adatwaye nka saro yose wambaza sibyo ubwo mabuja ahubwo hari n'akandi kantu nashaka kukwereka mabuja ahubwo ngize amahirwe uraje ayo byabizi mbere ntabwo byananiye ariko bisobanukirwa kugira muraho neza sakurishije inzugi muraho neza mbese mukobwa uri kuvuga nabi ari ntiryamiye ubyutse usakuza inzugi usakuriza uzinduwe n'iki muri iki gitondo ndi gushakariza umuhungu wanjye yose umuhungu wawe cyangwa umuhungu wawe ryari ujya tugenda mbikubwirire mu nzu ariko wabaye umuhungu wawe ryari nyine ujya tugenda mbikubwirire mu nzu dorera ngwino mbikubwirire mu nzu birashoboka ko uri akatsi mabuja rero bya bintu nashaka kubwira urabona intebe twicayeho n'iyi ngiyi ndetse n'iriya rero hari umukiriya aza akambwira ngo aratwara igice cya saro akagira bimwe asigaza noneho nkabona ukuntu n'ibya kabiri nabura ukuntu mbigurisha ubwo nyine bikantera urujijo ubwo sinzi ukuntu uri bumbwire ukuntu azajya mbibarana usubizayo abakiriya ntabwo njya mbasubizayo ariko urukumva bijya bituma mbura ukuntu icyo utampamagara ujya umpamagara sibyo kubera ko n'igice turagitanga buriya sibyo ukuntu tubibara hari nk'igihe umuntu azashaka nk'iyi ntebe gusa sibyo uri kubona ni nini akabona wenda ntabwo afite amafaranga yuzuye yo gutwara complete yose gutwara intebe yuzuye n'ameza yayo sibyo rero turavugana kanze ndaza kuguha meni zose z'ukuntu ibintu biba bimeze sibyo ubwo nibyo byamfasha ku buryo bitazongera kukugora ndakeka ibiciro maze kubimenya kabisa biri kugenda biraza ahubwo si inshuti mwego mabuja ufite umukunzi ntabwo uri kumva icyo nshatse kukubaza ndi kubyumva mabuja mukunzi ndamufite mu cyaro mfiteyo umukobwa dukundana si kubera icyo bimbajije mabuja none se umukunzi wawe mufitanye gahunda cyane mabuja ubwo gahunda ushaka kuvuga ni gahunda imeze gute nyine ni umukunzi nyine wumva muzabana cyangwa ni bino by'abana nyine tu none se amakuru ni meza ko yambaza asugamije iki
ngira nyine ngo nkumenye. Ndiwe mukazana wa Mahoro? Iwanze ukabibaza se wandiyoboza hari andi makuru yandi ukeneye. Ndabizi ko Elize yazanye umugore, ari nabyo yari yampamagariye ngo nzaze murebe. Kubikubaza rero nta kosa ririmo. Mugore ndabona uri kuneka. Ndi madamu wa Elize. Ntabwo ndi maneko, nsanzwe ngenda muri uru rugo. Mahoro ni inshuti yanjye kuva kera. Elize mufata nk'umuhungu wanjye. Te wambwira ngo ni maneko? Ubu ntibarakubwira ko bafite inshuti yitwa Munyana? Ubizi rero. Ahubwo wakabaye ubizi wowe. Nuko umbwira ngo Mahoro mwari inshuti akaba yarabikubwiye. Nyine ngenda bizi, ariko ndashaka kumenya ni wowe. Sibwo nari nkubajije ikibazo kiri mu bwoko, mbona ufite amatwara. Mahoro aritonda, ni umubyeyi mwiza. Elize ni umwana mwiza, mbona Elize niyisutwara. Abagore ntubazi. Hari umugabo w'umugome wigeze ubona muri iyi si? Nabwirwa n'iki se kugenzwa na kamwe? Mabuja mubaza wanjye rero dufitanye gahunda nyine, kandi twanemerekanijwe ko nzaza hano i Kigali nkakorera amafaranga nkazasubirayo ngo nkamujyana ngo tukabana. Urumva rero dufitanye gahunda. Okay. Ubwo bishatse kuvuga ko ni umukunzi wo mu cyaro? Yego Mabuja. Uramukunda cyane se? Mabuja ndamukunda pe. Ni umwana mwiza. Uramukunda cyane ku buryo utamureka? Mabuja urumva namureka nkakuraho undi sheri? Njyewe se ntabwo mpari. Ubona ndi umukobwa mubi? So Mabuja wanyemera? Ahubwo se wowe wanyemera? Mabuja kukwemera se Mabuja nyine muhoza nubwo umukunda, ariko nyine bayo wanyemera. Wenda ntabwo nzi ibintu byo gukundana, ariko Mabuja. Okay, reka tureke kujya muri byinshi sibyo? Nshuti. Yego Mabuja. Njyewe ndagukunda. Sibwo wanyereye amazi yo kunywa ubundi. Mu bikugenza nabyo birimo se? Ego. Nabivuze ngo uri kugenzwa na twinshi. Si gusa bimbwirira bimwe byose mpagurukire rimwe kuko ndumva ugenzwa na twinshi. Ubwitonzi bwa Elize yazanye inshinzi ntawe. Uririmbye barabeho Uje basinze ikeneye. ego nyabirya Yesu we njaba mbega inshinzi y'umugore madamu nk'inyame nongere nk'inyame uru rugo ndugiyemo imyaka myinshi. Jewe ndi iwanjye. Ubona uje mu gitondo ntumenyere urumva. Ariko si ubushera rihehe koko ndaye umugore inshinzi tagira epfo na ruguru izi nkubitire mu rugo rwanjye. Ibi bintu ni ibiki? Ndarengerwa nande ibona ntwite ndamufungisha. Elize. Muraho neza Munya? Amakuru y'iminsi? Ni meza. Kutambwiye se ko waje mu rugo? Basha telefone yanjye yazimye nkigera ahangaha. Okay, mwese twasuye tukaganira. Ndi kwihuta bari kumpamagara ku kazi. Oya Munya, ngwino dusuye Zagaruka nkubwire. Mama wawe twari twavuganye. Ubwo rero nanje ngo tuganire ku byo twavuganye. Numve nyine ndebe n'umugore wazanye. None nasanzwe udahari. Gusa nzagaruka. Okay. Nta kibazo. Gusa yakubwiye ko yagiye mu mahanga. Yego. Yagiye mu mahanga ariko sinzi igihe azagarukira cyakoze. Nimba uri kwihuta rero
reka nguhereze umwanya ugende, gusa ndagusaba uzagaruke twari. Umva nzagaruka tuganire, dufite byinshi byo kuganira. Okay, sawa. Sawa sawa. Suza abandi. Yego Suze yego. Bella cyane ubyatsi. Umva ndamutasha pe nawe aragukumbuye. Sawa sawa. nze mpamagare Ngabire umwana wanjye musaba ubufasha umve ko hari icyo yamarira. Iciye Ngabi biti amakuru umeze neza? Nanjye meze neza. Rero hari ikintu nanjye kukubwira. Urabona ibiba ry'amasaka ryageze, abandi bari kubiba, nta mukozi. Numvaga wamufasha ngashyira abakozi mu murima nkareba ko nabiba, na ya nzu iri kuva, mbese ubuzima bwancanze. Uri buza kunsubiza? Nimero iri muri mobile money nyiguhe? Siza ngo uhamagaje? Ni iyi ngiyi ngo uhamagaje, aba ariyo uza gushyiraho. Kandi urakoze, wirirwe. Yego nawe. Abatipe ko rufunze. Abetse hano. Nanjye wakinze. Banza zimwe ibyo byotsi bana. Oya wana ubwo nkubita imirongo neza umbwira uburyo bw'uru zihagaze nanjye nuko ngenda Umva nyine wabona. Urebe iriya nzu. ndayibona kabisa. Ntatunga urutoki. Wana Wayibonye? wana ndimo ndayizominga fureje. Zimwe ibyo byotsi barimo. Wakinwe Banyine. Ukabanye umugore. Yewe ibintu ngenda bimenya. Harimo umugore utwite. Kabisa ngo nahise mara kubyumva niba utarenzaho ikindi ubu namaze kubyumva kabisa. Ubwo se umushahara kiri gutya. Shiri wabaye iki? Wabaye iki? Byagenze gute kuri mama? Meze nawe ubanza Nibyo wakoze. kubyara kigeze. Igihe cyo kubyara, Shiri. Shiri, byagenze bite? Nizere ko atari ikibazo. Meze nabi, meze nabi. Oh, Shiri, tujye mu nzu. Haguruka neza, Shiri. Shiri, ndumva nari ngukumbuye cyane. Ndakugejeje hanze. Okay, sawa, sorry, hanze. Sefanisi. Angahe se wakimwe? Wana ndabona n'ibipangu ari birebire urongera n'amafaranga ushobora usanga harimo n'abasirikare. Gira abo bangahe? Byibuze ngira wenda nk'agasekisi. Mani ayo ni menshi. 100 mani. Mani gahunda. Tuve hano mani, tukagera n'utubona. Nayo uje kanari gukiyana. Mani bigwe mu nda. Bonasiya ni ibihumbi byarenga 400 n'ibyo. Se uriya mabuja ayo yambwiye barankunda ariko n'abantomboye we ibyo byo bamuhoza mu rugo ngo twagiranye amasezerano mbega cyangwa yari ari kureba ukuntu mba nk'ikigo ryari kunshuka sha ariko ukuntu nabonye abimbwira nshuti ndawukunda yari ari seriye wallahi ariko namukunda we namukunda byaganje mawusha
umeze ute se? Ni sawa. Wayikize? Wewe ucunga iki? Wageze hano ryari mabuja? Nibwo mpagezeho. None se ndi kwivugisha wabyumvise